ubwo kandi umama gita bati kandi none urashaka iki kutari musaza wanje kabutari uniki ngo rero buriya ngo nakugira inama neze ngire bikarangira mbwiye ati kujaganyura abantu borohe nukuri ko Imana ndi inkone n'umuntu unyumva smart garo ntacyo nakuma abantu bavuga ko mfite furi buri abarikinisha banywa nditabi ryinshi uravugisha n'abasazi umuntu ndeba Hello ladies and gentlemen, this is MC Lydias as usual. Guys, we love you so much. Turabakunda turabazirikana tuhoza kumushahaza itodia. This is my new home nkuko nabibabwiye. Ni Good News TV. Ndakwibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends to come and see what is there on Good News TV. Ibuka ko subscribe, share, comment. Udacika tunibigana twagutegura umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ndi kumwe ni mukobwa icuci bamwita Gihozo aka Smart Girl. kubivuga nabi ni smart girl ndi kubivuga mu rurimi mu ndimi z'abantu ziri romantic mukobwa w'icucu givugira ubuti smart girl inkone y'Imana smart girl inkone y'Imana aza kubera iki inkone y'Imana giho ndetse yewe yego ko ahubwo n'abantu nabo bashyireho n'abantu inkone y'Imana n'abantu kubera iki kubera ko nyine ndi inkone y'Imana nyine nta bushyuwe sindi bagura nasinjaganyurana hari icyo utumva bisubiremo none nzi inkone y'Imana tujaganyurana no nta n'ubushyuye kubera iki nta bushyuhe giho ubwo se washyuha ukenye wahita upfa kubera iki abakene badashyuha reka abakene bagomba kuryama no kuri kw'Imana kubanza ugashaka imirimo ugakora ukagira icyuya ubushyuhe buva mu bikorwa ubushyuhe buva mu bikorwa giho abantu nibakoreye kandi banasenge ibintu byo kurimbura no kujaganyura no kuri si ibintu bye umuntu agomba kurimbura umugore we nese ko bavuga ko birumbura yezo ko umuntu arimbuye umugore we ntiyapfa umva se oya hano bijya bisetsa nukuri nukuri uri umukobwa wagara ku muhanda ukeneye umugabo kurimbagura akakujaganyura nta nicyo mupfana ibyo no gupfa naba ariko no gupfa rubi mugagara ku muhanda no kurura umwana w'umukobwa ukwiye gukora ugakora amaboko mu mfuga ugakora utegereje uri bukurimbura utazi wari wakakujaganyura hasi hejuru ugashinga rukoro no hejuru se barahajaganyura ugashinga rukoro oya abantu bakore kandi abantu bajye banasenga bubaha Imana no kuri giho nibyo bajye bubaha Imana azundi hora yubaha giho cyane yego ako Imana yakurinze ibintu byinshi niyo mpamvu ugomba no kuyubaha ariko nta muntu itarinze wewe ariko by'umwihariko abantu bose Imana irabarinda wewe by'umwihariko banange impamvu n'umuntu atambura akagera yajya amahoro nuko burya Imana iba yamurinze yego hanyuma nuko turi kuvugana nuko yakurinze nanjye kandinda yego nibyo ariko wowe yagukuye ahantu kure henshi mu menyo y'abantu nta muntu Imana itakuye kure ntawe ubaho shano kuri kw'Imana nawe hanyuma umeze utese giho ndaho ndashima Imana inkone y'Imana smart girl no ibintu byose n'umugambi w'Imana bimeze neza ako nibyo niko kuri seririye ko mbona usa neza njyewe komba mbona se nta bintu birenze ariko urakoze ndabona usa neza cyane ariko abasore baterese Liliyoza bakamushyira mu rugo we akarongorwa n'ukuri kw'Imana akava mu bakobwa Liliyo mu izina rya Yesu gusabiye umugabo rongorwa n'ukuri kw'Imana rongorwa ujye mu rugo ubyara ugira abana n'ukuri kw'Imana si bituzagira umukobwa useka neza Gihozo nkoreye muri ibi bintu noneho Gihozo nkoreye ku kiganiro kiriyana
nukuri abasore ntago bari usanga bajaganyura abakecuru kandi abasore koko abakecuru nukuri ko sanga umwana mutayenye ku mukecuru ushatse bazi nukuri bakomokabya uwo ni umuco nuguta umuco byo ubu ngubu aka kanya uhise unsabira umugabo wowe usabye umugabo oya je ndi inkone niko ndi kukubwira uri kumva none se n'umuntu ari inkone bari inkone sibyo wafashe umwanzuro wo kuba inkone kubera iki? Ndafashe umwanzuro wo kuba inkone kubera ko musi nabonye fiance mugabo nkagenda ku murenge nkigira gutya gutya ndabyemeye cyacyo gese nzaba ndi inkone mu gihe uwo mugabo atarabone kuri inkone sinanashyuko nukuri nta nubwo ugira ute neka nta bushyuhe none se uba wumva ushaka umugabo umeze utegiho? umugabo nifuza njyewe burya umuntu ukijijwe kandi unasenga utagira menshi. Umuntu ugira menshi aba ameze ate? Hari umugabo ugira menshi? Burya kugira menshi ni ukumva ko burya ari umugabo usanga uvuga byinshi cyangwa umusore uvuga byinshi. Yewe menshi kuntu ntago mbikunda. Wigeze ukunda nawe n'umuhungu ugira menshi? Oya nyako njya mbibona muri rusange se ntago ndi umuntu. Inshuti zawe noneho zagize nk'inshuti zawe zigeze kukubwira wenda nk'abasore bakundanye nabo bagira menshi? Oya mbibona muri societe muri rusange. Ujye ubona abahungu bagira menshi? Nta muntu utagira n'abakobwa bagira menshi. Uvuze abasore ariko burya kuvuga ku basore nyine ni muri rusange nta muntu utagira menshi sibwo nukuvuga ngo ari ukuntu umuntu usanga ntacyo yitaho avuga byinshi bidafite umumaro. Nicyo nshatse kuvuga ariko njyewe umuntu ukijijwe senga hari ikintu kigeze kigushimisha mu buzima bwawe ukumva urishimye cyane bikakurenga? Cyanshimishije ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye se ko ari byinshi cyamvuga nka bitatu cya bine. Nushaka kubivuga rero navuga byinshi ariko ikintu cyashimishije bivuga ko bishaka ibyo byose byagushimishije. Cyashimishije no kuba ngifite mama wanjye ndamukunda nukuri. Harabizi ko abaye n'umusitari se? Oya yararwaye ngira ngo agiye gupfa ndababara ariko arakira. Yaranshimishije ikiri cyashimishije no kuba narahawe agakiza kandi nkagaherega ubuntu. Haleluya, ndashima umwami Yesu nahimbazwa koko Gihozo we. Nukuri kw'Imana kuba wenda nyuzwe muri gihe nk'abantu numva nyuzwe ni ibintu kuri ni ikintu kinshimisha. Yego. Icya kabiri rero nabivuze muri rusange. Icya kabiri kigushimisha rero? Se ko ari byinshi navuze bibiri. Wavuze ngo hari ibintu byinshi cyane no kuba turi kumwe biranshimishije. Ndahira ukuri ikintu kigushimishije byose uri inshuti yanjye. Uri declare no kuba ndi kumwe n'abantu bose biranshimishije. Nkunda abantu jewe abantu bose bari hano wabakunze? Yego nkunda abantu kuko nukuri. Wabonye ko ari abasore gusa bahari ariko? Ya niyo haba n'abakobwa nabase nta umukoni nta ndayivuye hano se. Nta ndayivuye hano igatanga kanimero ku musore ibonye bwa mbere. Nanga yaheza Gihozo yewe inama ruri kugira mbonye wa musore uri kumwongorera wamugiraga ihe nama Giho? Namuga ati nuramenye nturimbagure udahura n'ingorane. Taza kurimbura ibikuri. Muhaye nimero byoroshye koko. Ego buriya ni mugoroba biraza gukomera. Yaza kuba bikomeye cyane. Ntago Giho. Oya agakobwa rero koroshye. Ubonye koroshye? Koroshye kandi karashaje. Karashaje. Ibintu birakomeye abantu bibasenga. Abantu bafite umuriro. Bakose si wowe ubimubwiye. Wowe ubwiye umukobwa ko ari mwiza. Bamurembuje nawe ahita yitaba. None se reka mbagwe umuntu uba directeur w'ubuzima bwe. Ese nimba njye natanga nimero y'icyafi kwisetsa ashaka gusoma umuhungu we duhari we. Uzugashaka kumusoma. Ariko ushaka kumwoha. Yewe we. Ariko ushaka kugira gute?
turi hano ni ukuri kw'Imana abantu duhari byabera imbere byagenda bitewe buriya nta muntu uhari bwahita rwambikana rero nduruzi kavuga ni ukuri undi ndayikazarira ati dore banteye inda karushya nyina nimba hari ako Giho wavuze ko umukobwa ari mwiza nicyo mbabaje ibintu muvuzeho nyuma agiye ibyo bibi buriya rero nawe nkunda umuntu wigira burya umukobwa arakobwa sibyo ndi kukubwira asa umuntu yambaye akantu kagera hano ako kamera gafininira arimo gafininira gakamera akantu kagera hano ari kugorora intege buriya rero ari kugenda ari kumudaringa abanyari mu bamisi ibintu birakomeye bantu b'Imana abasore barinda intungu zabo abahungu abasore barinda iki intungu muzihishe kure cyane ngo inyibahisha we Giho yazavuye muri frame ngo barinde iki we ngo barinde iki Giho hano bafite umuriro we hano bafite umuriro waka we abantu bari iki we n'amavuba batwinga nazagiza ngo abantu bose babe inkone nkawe niko Giho uragira ngo abantu bose babe inkone nkawe oya reka nkubwire uriya uri umukobwa ntago ari kuvuga ngo kugorora intege nicyo kizatuma ukundwa ryoza sibyo kora ushaka icyaguteza imbere uri kumva guhagarara ku muhanda cyangwa se kwirirwa uhamagara sheri nyoherereza amafaranga abasaza barabamaza barimbagura abana bato kandi kubera kutanyurwa oya abasaza suzi ko Marina yaririmbye ngo umusaza ni umujeni wese umusaza bafite icyambere cyo zarubaga impande kumva abashaje uri umwana muto ugiye muri rubaga impande ushaka iki neze Giho ubu ndimo kwibaza abantu b'abasaza badafite abagore babareka gushoboka abana batoya bashaka abakecuru base ugiye mpise nibaza ikibazo nyuma yuko mu diaspora agiye nta wundi mushoro urabona oya nabaye ndetse gukundira ko ndi inkone nese ubundi nakunda umuntu ntaza nese inkone ni ukuvuga ko idakundana oya ntago ndi mu gihe cyo gukundana uri mu gihe ubu ngubu rwose umusheri nifuza ntago ariwo ndabona ntago ndamubona nta mu diaspora wundi uraza se saba diaspora cyangwa baraza ukababwira ngo buriya ukuntu umuntu aza ukareba mind yiwe ukareba n'ibitekerezo bye ukabona ntago bijyanye n'ibyimviro byawe icyo gihe rero uramureka yego kuva umusaza aramamagaye cyari ikigango agiye ngo smart garosha ibisaza byo biguhamagara biga bakosesha umuntu icyambere ataye umugore mu burino kuri kw'Imana mbabarira none se babona uri urupfu y'abantu bajya bansetsa no abantu bazatandukanywa n'urupfu babaye urupfu abantu borohe no kuri kw'Imana ubwo kandi umama bita bati kandi none urashaka iki kutari musaza wanjye kabutari niki ngo rero buriya ngo nakugira inama neze ngire bikarangira mbwiye ati kujaganyura abantu borohe n'ukuri kw'Imana ndi inkone n'umuntu unyumva smart garo ntacyo nakumarira abantu nibiyoroshye ntacyo nakumarira rwose n'ukuri nta kimwe n'ukuri batirira down iri down rwose batirira iki iri down ndahira ukuri yabaye low nese umukunzi azahera he niba batiri yabaye low so ningira sheri icyo gihe nziyumvamo kandi uzicaginga kandi kwicaginga cyangwa no gushitura batiri oya nzajya nishitura buke ku giti cyanjye niyumvamo iki ugira gute niyumvemo uri kumva nishitura gahoro nishitura ku giti cyanjye ariko niyumvemo urukundo uri kumva buryo umuntu ukunda iyo muhuje ibitekerezo n'ibyumviro byo ukajya ari ukarahira ubushyuhe burasa ndahira nese umuntu yawe yagukoye ntushyuhe icyo gihe yaba yatanze inkwano ze akajya hariya akambara imikenyero akagira gute akaza akagukurira ntushyuhe ubwo waba uri mu biki icyo gihe waba urwaye nabi ariko ukeneye amasengesho icyo gihe waba uri ikirogi icyo gihe waba uri inkunguzi
wabone no gukungura mbabarira we mbabarira wanyu bahatera isina mu rugo bataza gatera abasaza batera isina mu rugo nahira umukobwa wanyu ntacyo ashoboye yewe bahita basezera ubwo rero icyo gihe nikigera rero yose nibyo nandi kukubwira tiye dukoma urusyo dukome n'ingasire jewe smart garo ndi umukobwa numva nashishikariza abagenzi banjye kuba bakora bagatera imbere bagakoresha imbaraga zabo bakesha agaciro kubera ko umukobwa uri kunyumva uyu munsi cyangwa akakanya uri kundeba ntago nifuza kuzahura nawe wikoreye agataro ntago nifuza kuzahura nawe warataye ishuri ntago nifuza kuzahura nawe ubuzima bwawe bwarangiritse ndifuza kuzahura nawe ubwo ati smart garo inama wangiriye zaramfashije abakobwa bakura amaboko mu mufuka bakore guhagarara ku muhanda ukahagarara ijoro imbeho ikagukubita wenda gutegereje umuntu uze kukujaganyura mu ijoro agwaye ibyo 2 cyangwa ibyo 5 wayakorera n'imbaraga zawe ukayabona kandi ukayabona neza ukayapangira umushinga waguteza imbere sibyo warangiza ukazabona umugabo akagukura iwanyu kakujaganyura mu mahoro nta n'ingaru muzabyara mukanibaruka sibyo uhesheje n'ishema iki ababyeyi hakuze kugira ngo umubyeyi ahite uzi kugira ngo umubyeyi ahite bati dore yabyaye indaya ni indaya gusa umukobwa ntirirwa ahagaza umukobwa ntubona yirwa yambaye utuntu tujya ibyo gutesha agaciro ababyeyi wenda tugaruke inyuma gatoya abakobwa bose bambara utuntu tugufiya nuko hari indaya ariko se sha uri kwanika iki noneho oyambwira uri kwanika iki ko umuntu yanika ibicuruzwa akabati wenda hano ducuruza boxer arsenal hano ducuruza iki ukabyamamaza abantu bakakugana uri kunyumva neza none nimba utari magwera gwere uri kwambara ubusa kubera icyo urashaka iki erega umuntu uri kwifuza se uko agukunze yifuza ibyo abonye by'akanya gatoya yego saba yagukunze se giho agukunda iki se umuntu ugukunze aba yakunze ibintu by'ibibero byiza atorege sopo orege sokare majyane aturege isukari hano wango bagufite ibuno ryiza umukora gitatangira akanakubitaho gutya akarya ya bintu ni fe ni foko nimba ni fake ni foko ni foko kabisa ibyayo ni foko mwana akirabwa giho uzubwenge we ntabwo byaba fake ahubwo ni foko da nta kibazo kubisokoza kose ariko birumvikana uwo muntu ukubwira ibyo nta rukunda gufite ahubwo umuntu gukunda ko ati ariko rero byaba byiza ugejeje hepfo gato akana kugira inama umuntu gukunda nta kuvuga ngo ngwino urare ngwino uryame ngwino musangire inzoga ngwino usinde ari utuntu abahungu bajya bakora asanga asokanye umukobwa aramuguriye amayoga y'ubwoko bwose nzimwe zihenze ese umuntu gukunda akwicisha inzoga kuki amafaranga atayaguha ati yakoresha umushinga runaka cyangwa se yakuye buramo icyo ushaka nukuri abasore ntibakadushuke mwabakobwa mwe nyumve smart gari inkone yanyu ntibakagira unyumva neza ntibakadushuke urikumva ugasanga umuhungu yambaye neza umukobwa yambaye ngo uteye neza mu biki ibyo uzabibwiwe n'umugabo uzagukwasha yego nese ririyo ngushuke nago wanjukaza ako giho mbara mbwiza ukuri nta musore uragusohokana akakubwira ati kwaje nyine kwaje ngo ndaza umfumbate niki nahita mvuga ni mwisina rya Yesu ni toka kure bakibwawe ntabwo ibyo bintu nabijyamo arahiruka ni ukuri isuku kubeshya ririyo mujyamenye atangiye kumbwira ngo uzanansure nese umuntu ukunda ntumusura so mfata nk'umuntu w'inshuti yanjye abana mbona umuntu w'inshuti yanjye ya hafi n'uwo muntu ari inshuti yanjye tukagenda tukamusura turi timu turi timu ese ubwo mwaganira iby'urukundo gute urukundo rw'ikize niba unkunda ufite icyo gitebo simatiga ndashaka kugushyira mu rugo uri kumva iyo wenda ari wazanye icyo gitekerezo icyo gihe twahura ahantu hagaragara nka ubuse tujaka kukivuga abantu ntibahita se utyabuze mukanira kuganira se tukaganira nakumva bivamo asugura bafata umukunzi wawe muganirire ku muhanda kamujyana iwacu mu rugo hari ikibazo wanyu mu rugo tukaganira ubwo ni ngombwa kujyana umukunzi wanyu mutarabyemeza neza burya ibintu byo kujaganyurana ni ibintu abantu bwabo wiyumvamo n'uyakiyumvamo
sibyo mwese mukajaganyurana naze kakahava sibyo ubu se umuntu akubwiye ikintu ntukemerere iyo yakutwara iki akobwa mumenye guhaka ahubwo bitanyamanga bikarangira bihwanye karira bigatinda mureke kwigorana mukarira bakarira bakaza barizwa n'ikizi none se umukobwa numva ngo banteyinda ngo barampemukiye haguye mukiye gute barijyanye wavuye kwa sokwanyo kurakara bose bahinduke ba smart girl oya abantu bahinduke abantu biyoroshye ahantu borohemo n'ukuri nubabwira kwiyoroshya bazagira ngo borohe basabe nimero nka kuriya byagenze bahite bemera mujama nabonyesha ari imbere cyane wanjye utamuteza abantu ari imbere cyane bishyize hanze nyine none se mbabeshye kubera afite ubwoba ko abantu bashobora kubimenya ukabivuze ndabona yishimye ati butinze kwira akantu k'akamwenyu kuhitamo uzi ko mu kanya yari yibagiwe gukamera oya ririyo rangiza ikiganiro ahubwo ajye kumureba ndabona ni ukuri yatangiye kurakaramo ihangane ni ukuri nihangane yatangiye kurakara Gihozo nyuma y'uko mu diaspora kwibye amafaranga cyangwa se kwibye nta yindi business uratekereza gukora mfite akaresitora ahantu sabwo na akaresitora na aradese cyangwa ni muri mukubitesha n'inkone ariya kirebe quickly nyica vuba nigendere wica abantu vuba bakigendera Gihozo uri kumva ni sesi icyayi n'amandazi ibyo bintu se ninde ntabwo ari byo ubikoramo ariko sha ninde ubikoramo ako se ubwo nibyangera n'umuntu wamaye akazi ubanje kuvuga ko ari ibyawe aho ibintu bikoramo burya biba ari ibyawe byaba ari iby'umuntu ubu ririyoza yaragiye kumbambisha ngubambisha gute Gihozo bagiye kumbambisha turi inshuti se dukunda nasubiye inkone yanyu irakenyesha sinake nari nkuwadeba nange tiwari nacyo wale umuwade mukama nyamba mukama gatonda wa yeba nange Gihozo smart abantu mushaka kuntera inkunga mwanteye inkunga nanjye koko ntihagira ibintu nkora byo wakibereye umuhanzi ariko sabira inkunga ibi byo bitabunywa ubona bitaza kugira ipanje manigaye si byo biyogunywa ubona bitaza kugira ipanje uzaba imbwa udahinduka uzaba imbwa waba umuhanzi mwiza no tugahita dukora agashow tugahita dukora show ugahita usohora alubumu hari abantu banywa inzoga n'itabi ryinshi usanga umuntu asigaye agenda ngo yahinduye ingendo asigaye agenda akimbagira akubita bansi yari guceza mu muhanda akubita bansi cyangwa ni bounce ajya akubita bansi iyo ngoma muyumve neza muze kubwira iri kuri YouTube tujye kuyireba se Gihozo oya nese Gihozo wafunguye YouTube ugashyiraho ibigoma byawe tukazatubyumva uzajya mu televiziyo amafaranga harya ngo ushaka nkangahe ese ntankunga ibantu burya n'ibitekerezo ni ako ushakiye amafaranga kugira ngo ujye gukora indirimbo abantu rwose mumva iyo ngoma izatwika n'abandi izindi ngoma shaho n'iz'Imana n'abandi izindi ngoma waretse se tukajya muri studio ahubwo tukakora ingoma shaka tuyikore bitwaye iki ufite gahunda yo kwandika ngiye nkujyane muri studio kwa ere kandi kwa ere ahubwo uzahita ubimbwa nutabikora ubwo nimbwa ari abagore b'indigi ntabyo mvuze gongaho nutabikora nzagusuzugure mwabibonye ririyoza azanjyana muri studio kwa element nahana kujyanayo bitwaye iki se kandi ubyemeye nabyemeye none hakira twagiye tujye gufungura YouTube
urumva YouTube ndayifite YouTube ariko sinyamamaje wenda kuko nta bintu byinshi ndashyira tuzabanza dushireho indirimbo ya mbere niyo nge tuzaheraho ibyo biyogo nka abana bizaza kugira ipanje yeah maniga yeah sibyo bitahunwa abana bitaza kugira ipanje yeah maniga uzabibwa abantu bamaze abantu basigaye banywa ibitabi byinshi n'ibiyoga hakurya ubu nta bantu bajya bakubwira kubera ukuntu wisekereza abantu wigira umutima mwiza uri umwana mwiza nta bantu bajya bakubwira ngo unywa nk'ibiyobyabwenge amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka yewe Yesu hajya homoriza abantu bavuga ko mfite furi buriya barikinisha banywa n'itabi ryinshi uravugisha n'abasazi umuntu ndeba sibatigano none se hari umuntu uzi mu ntege hanjye jewe ntago mfite n'amaguru mabi afite n'amaguru meza afite amaguru meza ngo nywa inzoga ngo ntago babyemera kubera habona ngo uzinywa uba uri mu bifuri bya danje nese uko turi kumwana nanyoye ko nta mpumuro numvishije se abo ni abafite abazimu nyine iyo abafite abazimu bahumurirwa bidahari mu rufite abazimu ntabwo ibintu byiza abo babona kuri wari bibi ndahira ukuri usengera abantu baba bafite abazimu giho basengere sengera abantu bafite abazimu basengere pe abantu bafite karande basengera abantu bafite za karande abantu bafite abazimu bitora bakabona abantu umuntu nka bakavugaho ibintu bibi bakabona umuntu nka Gihozo batiyasinze mu izina rya Yesu twirukanye abadayimoni bari mu bantu bafite amagambo bavuga ngo abantu ngo ntago ari beza ngo bari kuvuga ibikingo ibintu bari kuvuga si byiza ngo bagapinga abantu dushimye umuntu wakweza disiroke zimwe zo kubiganira n'ibiki byo kugira disiroke za disiroke bazikuyeho za disiroke numva ngo nizigikora ntabwo zigikora byaba ari byiza ko hari abantu abantu benshi basigaye batubwira ngo umuntu ngo washyizeho disiroke akenshi aba ari ex w'umuntu cyangwa ari umugambanira ibintu nk'ibyo mu izina rya Yesu dukwinda ku mihanda tuzijyanye mu kazi zikura amaboko mu mufuka amen 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 bataye ingo bagarukira abagore barara bipfumbasa abagabo bahari kandi bararongowe mu izina rya Yesu twirukanye abasore birirwa bashaganyura abakecuru kandi n'ukuri ari ubukunguzi mu izina rya Yesu satani narekura abana b'Imana bajye gukorera Imana kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana ibwira Farawo ngo gendo nibwira amaso ngo nabwire Farawo arekura ubwoko bw'Imana satani narekura abagabo narekura abagore narekura abakobwa narekura urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo dukorera Imana yacu mu mahoro amen amen n'abantu banyanga mu izina rya Yesu umva Imana yo mu ijuru abo bazimi babakunemo nta muntu wo kwanga undi n'ukuri bafite amagambo ubugiye ufite abantu bakwanga na Yesu arafite abanzi sha na Yesu arafite abanzi irahira ngo wowe ufite dayimoni babwira Yesu umuntu utagira abanzi irahira n'ukuri abantu bakwanga ubona bababwira iki gihe asundi ubona bakwangira ntago umyanyange ubona bakwangira iki se ubundi buri umuntu iyo yumvise ibintu akumva niba uri kuvuga shobora kukumva iyo umuntu yumvishije akumva ni uri kuvuga nk'ubu ndi kuvuga ati nk'umuntu ufata umugabo w'abandi akamwoshya agataba umugore we n'abana bakazira inzara iyo ndayi ikajyana uwo mugabo uri kunyumva neza buriya aba ari satani uwo muntu ndi kuvuga ati reka umugabo w'abandi mureke Imana izaga umugabo wawe uwo muntu ahita avuga ati buriya simategaro ni umugome kumva tari kuvuga ngo tureke abagabo tukuriye amafaranga turabakura kandi ibyo ntabwo ari byo nimba uri umukobwa iyubahiye Imana izaguha mu rugo rwawe Imana izaguha abana nawe uzaba urugero rwiza mu bantu gerageza guhindura
kuba abantu bagukubona bagufatira icyitegererezo ese kuki batagufatira icyitegererezo wa mugani undi se umuntu akareba akavuga ati runaka mwiganye ndabona byaba ari bitwaye byiza iki se c'est comme ça umuntu nyanga nagumya nyanga smart garo imana kubi ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yo kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro niragije Imana data we nguma muri Yesu Kristo we nejejwe n'umwuka wera ndamahoro nejejwe n'umwuka wera haleluya uwanyanga wese se yangira ati nta kintu na kimwe yagutwara Giho Yesu yarabirangije ku musaraba smart garo nzama ndi inkone y'Imana smart garo icyo bivuga se nubireba wowe bimbwiye unarebeye ku miterere n'imitekerereze smart garo ntago bibona cyokora nibyo Giho cyokora byadanjese byadanje cyane ubundi wamungana Gihozo abasore bari hari umusore uri serious yaje akitwarira Gihozo ko ntago wapfa kuntwara gutyo gihe utarasenze Imana ngo ivuga ati umusore wanjye ndabye umusore wanjye uraha naha mbona akeneye umugore mwiza nka smart garo haleluya muzansindira zigurira agacupa yewe nukuri ko Imana umuntu uzansindira azavuga ati nukuri ndahirukuri smart garo ndakwemera ubu no kuvuga ngo umusore ugukeneye nugusenga Imana gusa nta kindi gusenga bihagije yewe umusore wasenze Imana niguzanse ku cyambere smart ntiwandatira imodoka ntiwandatira amazu nta kintu na kimwe usibye kuba warasenze Imana gusa nka ako konye Imana ikabyikorera Yesu ako kantu niko rwose kuba warasenze byonyine nukuri byatuma Gihozo smart garo umwegukana ndiriyo nukuri reka tubwire abasore base ntakubera urubavu abasore base ukamubera urubavu akoze Giho warambwiye hari ikiganiro cyane numvishe cy'umukobwa ngo mwabanaga siga numva ngo n'abakobwa ariko basiga batereta abandi cyangwa umukobwa yaraguteretaga hakubwo bazimu bajya kugira kuri mwene gutera byaciye he mbabarira nta mukobwa uragutereta ariko Giho umukobwa nireta ngo bigende bitese nese ura mwabanaga byagenze gute ubundi none se wowe ntago wakodeshanya n'undi mukobwa ngo mufatanye kwishyura inzu ndi mukobwa muri iki gihe bisigaye bigoye ubwo ni hambere sinayinzi bibera mu nda y'isi harabira haratogota mu nda y'isi harabira haratogota amaguma nese ura mukobwa ntago ajya guhamagara basi ngo akubaze ngo umeze ute ako se ko atari umugabo wanjye akaba atari igiki ako mwarabanye nk'umuvandimwe wimbwira ibyo mukobwa barakodeshanyije turabana birarangira kandi yari umukobwa mugenzi wanjye nanjye ndi umukobwa turi inshuti si umugabo wanjye sinakundanye nawe oya tazagira umuntu unyumva muri iyo kategoriwe mw'izina rya Yesu kare nese cyagutandukanyije nawe ni harimbukira rimwe kugira ngo nemere umukobwa burya nakemera umusore cyo ni ibiki wowe musore uzi cyatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora ririyo ni igiki byaha byari bibaye byinshi mu isi nukuri bantu bigengesere nukuri bajye bakiranuka hakujya ibyumva ibi numva iki ibyo oya ririyo ibyo bintu bireke ibyo bintu birimbira amatu yanjye Yo, ko mfite amakuru. Ufite amakuru y'ibiki? Tubyihorere. Byibikira hanze. Ibiki udashyira hanze se? Gihewe smart garo niyemeje kuba inkone y'Imana kandi nkamvugisha ukuri. Uri kumva? Nubwo n'igihe nari singo saa kintu navugisha gukuri. Uri kumva? No mu diaspora je. Andiriye ibyanjye. Ashana ikibwasha. Yakuririye ibyawe niriye amafaranga ntwari akaba diaspora ngo ako kirakishwa ko cyari igisambo kishwa ko cyari igisambo kikabeshya nta wamenye kandi bakunda kuvuga ngo aba diaspora ngo abantu bari ngo mu Rwanda ngo nibo babarya ngo yewe ngo baryiki oya ndahera ko ngo batubwira ngo diaspora bafite amafaranga mu diaspora yatinyatse arakurya ibyo ntago nabimenya kuko hariho abantu bakennye hari niho n'abakize isokozo uko basi gusa nta muntu nkuko habaho abantu bagira ukuri n'ababeshya isi n'uruvangitiranye rw'ibintu byinshi
ako gihe ubona ubundi urukundo rwanyarwo rukibaho urukundo rwanyarwo rubaho rero ndahiro nukuri ko Imana ko batubwira ko abantu basigaye ngo bikundira ngo ibintu ngo byagutya ngo na mafara wa bintu mafra mafara ya ikamubwire ubu giye simatiganigira urukundo rw'imwimerere ndahiro nukuri seriye ryo rw'umwimerere rwarundi rw'umwimerere sha urukundo rw'umwimerere rumeze rute Imana niza na Adamu wanjye sha uzaba mwisi yatwe yewe ndababona mwisi yamwe ubona ari agaki kagasha ubikiye Adamu wawe ariko giho Adamu wanjye ni ibintu byinshi yiyubaha ndetse sinatinya kubivuga siniyubashye se nukuri pe ikindi komeza ukunda abantu ibyo ngibyo abantu benshi bashobora kubigira akantu kari special ka Gihozo hakoze buriya Adamu wawe buriya nibwo ndi kuvuga Eva ubwo twabikiza mu yindi nyito cyuka mu gitondo kamukorera ka cyayi kareti mugasangira pana bya bintu ibintu kuvuga ngo afite umukozi hari abantu bavuga ngo afite umukozi bo nabikore no niba uri umudamu cyuko utegurira umugabo wawe kanwa munga cyuko utegurira umugabo wawe musangire mwishimye niba n'abana bahari mujyane ku meza musangire sangira n'umuryango wawe kuvuga ngo nibitegurwa n'umukozi no ko kantu sasa akarushosha nakarushosha nakarusho ngo batabikoze ngo sinzi ngo abakozi basigaye batwara abagabo ibyo rero by'abakozi sinabimenya ndetse yaba yamwitayeho avuga ngo niwe ngo umwitaho gusa umugore atita ku mugabo akubwo n'umugabo aba ari ikiraya none se nimba yarazanye umukozi akamuzaje mu kazi akaba yarafite n'uwo yakuye iwabo akumva musimbujuje mu kazi urumva atari ikiraya ahubwo cyakarundura Gihozo smart girl urakoze cyane kutuganiriza nukuri sinkubeshya nari gukumbuye cyane murakoze nemeye tugahurira kuri Good News TV ariko turakora after party ngiye ntago naheza urabizi tugomba kugira gutya tugasoza ikiganiro ubundi tugakomeza after party ubwo abategereje kujya babe bakoze subscribe korera iki sharing icyo bazabona after party mwakoze cyane kudukurikirana ni Gihozo smart girl inkone y'Imana na MC Lilies mwari muri kumwe nkwibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends to come and see what is there on Good News TV. Ndabakunda cyane kora subscribe, share and comment kugira udacikwa n'ibintu twagutegura umunsi ku munsi. Guys, ciao ciao, we love you so much.